ubwo The Ben yari ari mu gihugu cya Uganda ari kuri stage umukobwa yageze gutya arangije akuramo agahanika ubwo abataza agahanika na kenda k'imbere ariko nanone ko hejuru ubwo nisutiye kugira ngo muri mwabyumva neza arangije ntiyanyurwa ahubwo akuramo na kenda ko hasi ka mpande eshatu ubwo naga Kariso cyangwa se akamayodobi arangije mu kwizerwa kwinshi cyane nkuko nabikubwiye rero muri iki gitaramo cya Jose Chameleone kiri kubera kwa Karomba Coach Gael cyangwa se mu nyubako ya Kigali Universal hari abakobwa abiyambitse n'abatiyambitse ku buryo ushobora kuba wahagera ukanakeka ko ugeze muri dushe cyangwa se mu bwiherero kubera ko abana b'abakobwa bageze gutya ikitwa imyenda ntibakikoza ku buryo umwana nawe ubwawe ushobora kumureba ukagira isoni ari wowe. Ndahamya neza ko uyu Pamela atigeze agoyeka cyangwa se ngo asinzire kubera ko amakuru angeraho nuko uyu Pamela ubwo yamaraga kubona kano ka video yahisamagara The Ben gitaraganya aramubwira ati ndakwingize mbabare ufate indege yihuse ugaruka hano mu rugo ndagushaka kubera ko hari ikibazo. Hanyuma The Ben mu kwiregura kwinshi rero uyu mugabo agira gutya Sekibi iramutera hanyuma ashaka kwegera wa mugore atangira kumukorakora hanyuma umugore nawe mu gucika intege k'umubiri we atangira gukeka ko yaba ari umugabo we watashye hanyuma agira gutya amaguru arayabumbura umugabo agera aho ashaka hose hanyuma biza kurangira n'ubundi diru ibaye. Urajya gusebya Gigi ngo mwarasaze ngo Gigi ngo yakiyahura ngo Gigi ngo tujye kumuvuga ngo natose namaze we watose ntacyo ufite like muri kome naramaze ibyo nakoze byose so what mumbwire nta babyeyi ngira narabashinguye uwicaye n'abababaza imbere ye like ikintu cyabashajije mugakora live ya Gigi mu gitondo saa 6 nimugoroba mwasaze meze nk'imbwa zasaze reka muri gushaka kunshakiraho ubuntu bw'ubuhiti nabo ubucano bwabo bwari bwarazimye ngo barashaka gushakira ubuki ngo kuri Gigi. Guys jewe Gigi nta kintu momba nta bakristo bari bunyima amaturo sase Kizo Impaya. Yes, reka ntangire mbasuhuza mbifurize kugira ibihe byiza mwese mukomeza gukurikira ibiganiro kuri Kizo Impaya. Mbahaye ikaze mwe mukomeza kugenda mukurikira ibiganiro nkomeza kugenda mbagezaho nge mugiye kubana muri iki kiganiro ni Kizo, iyi ni Kizo Impaya. Ubwo ndabashimiye cyane mwe mwamaze gukanda kuri subscribe ubwo nawe niba utarayikora ukaba uri kureba iki kiganiro urareba munsi no video hanyuma ukande aho handitse jambo subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu bindi biganiro nzajya nkomeza kugenda nkugezaho. Ni munyemere rero n'ubundi twongere twigarukire kuri ya mihanda yacu cyangwa se za nkuru ziba zagiye zizenguruka ku mbuga nkoranyambaga aho dukomeza kugenda tuziganiraho byinshi bigiye bitandukanye rimwe tugashima ubundi tukananenga aho bibaye ngombwa. Narababwiye ngo ngewe ntabwo ndi nkoma amashyi y'ikibi iyo mbonye ikibi nkizana habona ariko kandi bitambuza no kubona ikiza nacyo nkaba naza nkagishyira habona. Niyo mpamvu rero niba utarigeze ukanda subscribe aho ngaho uzajya ucikwa kubera ko ngewe akaniko kazi nihaye kandi nzaruha cyangwa se nzarinda mva kwisi y'abazima n'ubundi ariko kazi ngikora ngewe mparanira gukora ibyiza kandi ntawe mbogamiye. Ni munyemere rero nkuko nabibabwiye n'ubundi ni za nkuru zacu tuba twigiriyemo nubwo bamwe bakomeza kugenda baziteza amatiku ariko nyamara icyo dushaka cyangwa se icyo tuba turi gukora kiba kigaragara kubera ko tubikorera kubaka ntago tubikorera gusenya societe nyarwanda. Niyo mpamvu rero wowe nimba ufunguye no video ndagira ngo wicare kubera ko ibyo ngiye kuvugiraho hano ni ibintu by'ingenzi kandi urasanga nawe ubwawe usanzwe ubibona muri societe cyangwa se aho utuye hafi aho ngaho kubera ko nubundi ntabwo mba ngiye kuvuga ibintu bishyashya mu matwi yawe ahubwo wenda ikintu mba nzanye na makuru ubutazi kuri ibyo bintu wowe wari usanzwe uzi. Bivuze neza ko na makuru yiyongera ku yo wari usanzwe uzi. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none ngira ngo ku mbuga nkoranyambaga ariko mbere yuko wenda mbabwira izindi nkuru ngira ngo nkuko mumaze kubimenyera cyangwa se abakunzi ba Kizo Empire bamaze kubimenyera ko nubundi mbanza nkaba update y'ibintu biri kuzenguruka hano mu gihugu cyacu by'umwihariko ibintu byiza kame mu birumvikana kugira ngo noneho nge naza tuvuga ku bitagenda neza. Ngira ngo uyu munsi ku cyumweru nubundi ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu 2025 mu nyubako ya mu nyubako ya Kigali Universal ubu tuvugana hakaba ari kubera igitaramo cy'umuntu bita Jose Chameleone ubwo ni kwa Karomba Coach Gael. Iyi nyubako ubwo abantu barayizi
ndayizi cyane nubwo ntazi neza niba imyanya yabo ikirimo, ariko ubu tuvugana ubwo biraterwa n'igihe iki kiganiro kiri bukugerereho, ariko njyewe nkaba ngikoze ku isaha y'isa 11:09. ubu tuvugana rero igitaramo kikaba kimeze neza cyane. Amakuru mpabwa n'abantu bariyo nuko iki gitaramo ari igitaramo n'ubundi cyitabiriwe n'abatari bakeya, by'umwihariko abakobwa, kubera ko tumaze kumenyera ko abakobwa baba ari bo bantu benshi cyane basigaye noneho bakunda imyidagaduro. Byagera noneho mu bitaramo nka biriya, abakobwa nibo bantu ba mbere baza kuza kuba bahagaragara, ariko nanone bakagaragara mu mico igiye itandukanye, aho ushobora kuba wanakeka ko abo bakobwa atari abana b'abanyarwanda kubera uburyo babiyambitse. Ngira ngo mwarabibonye ubwo The Ben yari ari mu gihugu cya Uganda ari kuri stage, umukobwa yageze gutya arangije akuramo agahanika. Ubwo abataza agahanika ni akenda k'imbere ariko nanone ko hejuru, ubwo nisutiye kugira ngo mube mwabyumva neza. Arangije ntiyanyurwa, ahubwo akuramo n'akenda ko hasi ka mpande eshatu, ubwo ni agakariso cyangwa se akamayodobi. Arangije mu kwizerwa kwinshi cyane, arangije abinaga kuri stage, ubwo hariho umuhanzi The Ben. Ibi ngibi banavuga ko ngo byaba byaramukasiriye ku buryo hari n'abavuga ko uyu nguyu ngo atazongera kuba yararana na The Ben na Pamela umugore we banabyaranye. Bakaba bari kuvuga ko iyo kariso n'isutiye ngo ishobora kuba yari irimo imitongero ituma uyu The Ben atazava mu gihugu cya Uganda gutyo. Naramuka nahavuye ngo azahavana sida bita i Bugande. Ngira ngo iyo sida murayizi cyane, ni sida yamamaye hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho ngo iyo sida yagiraga gutya ikaba yagaragara cyangwa se yagaragara ku maso y'abantu. Ubwo rero The Ben mu musengere cyane azagaruka amahoro, ariko bidatinze nyuma y'uko isutiye n'ikariso babimunagiye kuri stage, hahise hasohoka aka video bigaragara ko ari kumwe n'undi mukobwa cyangwa se arimo arasomana n'undi mukobwa. Nubwo abakomeje kugenda bavuga ko ari ugusomana, ahangaha baribeshye cyane, kubera ko ikigaragara iyo witegereje neza aka video ni umukobwa aba arimo arongorera The Ben, hanyuma The Ben nawe akajya kumwongorera ariko aciye ku rundi ruhande rw'umwasa cyangwa se ku kundi gutwi aho kamera itarebaga. Ariko iyo birebye neza mu by'ukuri ushobora kuba wakeka ko yari ari kumusoma, ariko wenda dukuyeho akantu ko gusomana, n'ubundi kirenze kuri ibyo ngibyo dushobora kuba twashingiraho ko The Ben n'ubundi yamakariso yari arimo mutongero kuba cyangwa se yari arimo icyo bita gumino, ubwo ndavuga mu gihugu cya Uganda. Uretse kuba yari ari kumusoma, yaba ari kumusoma cyangwa se ari kumwongorera, dukuyeho ibyo byose tukabihindura zeru, n'ubundi ntibikuraho ko yari yamufashe amuturutse inyuma, amaboko ari gukora ku mukondo cyangwa se munsi y'umukondo, nabyo bigaragara ko yari ari kumwiyegereza mu bundi buryo bidasanzwe, ku buryo uwitwa Pamela nimba ashobora kuba yarabonye kano ka video, nubwo bitakunda ko yaba atakabonye kubera ko turabizi neza ko abapaparazi nabo baba barekereje ku buryo bahita bamwohereza inbox. Ndahamya neza ko uyu Pamela atigeze agoyeka cyangwa se ngo asinzire, kubera ko amakuru angeraho nuko uyu Pamela ubwo yamaraga kubona kano ka video yahise hamagara The Ben igitaraganya, aramubwira ati ndakwingize mbabare ufate indege yihuse ugaruke hano mu rugo ndagushaka kubera ko hari ikibazo. Hanyuma The Ben mu kwiregura kwinshi rero yaramubwira ati umbabarire cyane kubera ko mfite ikindi gitaramo ahantu hitwa Intungamo yagombaga kuririmbiramo ejo ku munsi wa gatandatu, ubwo ndavuga ku munsi wahise, aho yari ari kumwe n'umuhanzi Diamond Platnumz. Ubwo rero The Ben akaba azataha nyuma y'aho ngaho, ariko nkuko nabikubwiye aya makariso n'isutiye hashobora kuba harimo imiti y'Abagande. Nkuko tubizi rero bari abantu nabahanga cyane, buriya tuba dukwiye kubaha respect ku bintu bijyanye n'imiti igiye itandukanye. Ubwo The Ben abakunzi be bamusengere. Nkuko nabikubwiye rero muri iki gitaramo cya Jose Chameleone kiri kubera kwa Karomba Coach Gael cyangwa se mu nyubako ya Kigali Universal, hari abakobwa abiyambitse n'abatiyambitse ku buryo ushobora kuba wahagera ukanakeka ko ugeze muri dushe cyangwa se mu bwiherero, kubera ko abana b'abakobwa bageze gutya icyitwa imyenda ntibakikoza, ku buryo umwana nawe ubwawe ushobora kumureba ukagira isoni ari wowe. Ubwo abakunzi babyo cyangwa se babantu baba bashaka, niyo bataba bakunda umuziki ariko bafite ibindi bakunda, ndahamya neza ko nibaramuka bagiye hano mu nyubako ya Kigali Universal, ubwo ni mu mujyi wa Kigali rwagati, ubwo
ahangaha baraza kuza kuba banyurwa n'ibirori bigiye bitandukanye kabone niyo bataba bakunda uno muhanzi Jose Chameleone. Ayo yari amakuru rero nari nkugejejeho ya update, munyemerere n'ubundi ninjire mu nkuru nyirizina, ariko mbere yuko nyinjiramo ngira ngo iyi nkuru ngiye kubagezaho n'ubundi mu mazimisi mubona ku mbuga nkoranyambaga umupasiteri bita Pastor Akimu, uyu nguyu wabaye indaya karundura, dore ko hari n'abavuga ko uyu nguyu ngo ashobora kuba afite icyapfana n'umuntu bita Baltazari, kubera ko uyu nguyu we noneho mu kwikinisha cyangwa se mu kuba yagira gutya akabyikorera yagiye hasi hejuru, kubera ko uyu nguyu ngo nicyo kintu ubundi cya mbere kimubeshejeho, akimara kurya akananywa yewe akanasengera n'abantu, ikintu kiba gisigaye buriya ngo nukuba yagira gutya agakoresha iyakure mu buryo bwo kwiyorohereza umubiri. Ndagira ngo tubanze twumve aya majwi y'uyu mugore bita Gigi cyangwa se Gisela, ni umugore nawe w'umukire utuye mu gihugu cya Malawi ariko kandi akaba ari umunyarwanda. Ariko mbere yuko mbumvisha aya majwi y'uyu mugore, reka mbanze kwanza mbabwire uyu mugore ubundi ajya kwisanga mu gihugu cya Malawi byagenze gute. Ubundi uyu mugore yari afite umugabo. Mu kugira umugabo rero ntago byaje kuza kuba byakunda ko bakomezanya, kubera ko bari baranabyaranye abana, ariko kubera ingeso y'uyu mugore, kubera ko bavuga ko ikintu bita ubusambanyi cyangwa se gusambana n'abita abanyamasengesho cyangwa se abamusengera, ngo ni ikintu cyamwokamye ku buryo gishobora no kuza kuba kitamuvamo, aho abantu bashobora kuba banavuga ko ari karande y'iwabo. Uyu mugore ngo ubwo yabanaga n'umugabo yagize gutya, umugabo yagiye mu kazi, arangije ahamagara umugabo umwe basenganaga, aramubwira ati ntabwo nshoboye kuba naza aho ngaho ku rusengero, ahubwo ye nuva mu materaniro uce mu rugo unsengere, kubera ko ndi kumva ndi umuntu ushobora kuba ngiye kurwara. Hanyuma rero akimara kuza uyu mugabo wagombaga kumusengera, imvura byabaye ngombwa kwigwa, hanyuma mu kugwa byabaye ngombwa ko bakinga imiryango y'urugi yose, hanyuma bikingirana mu nzu. Mu kwikingirana mu nzu uyu mugore n'umugabo ubwo bari barimo barasenga, ntago byaje kuza kuba byakunda ko bakomeza amasengesho, kubera ko isengesho ryarangiye imvura ikigwa. Hanyuma isengesho rirangiye imvura ikigwa, abana bari bari aho hafi agatotsi katangiye kubiba, dore ko bari bari no mu kindi cyumba bari kumwe n'umukozi, biza kuza kuba ngombwa ko bo basinzira. Hanyuma mu gusinzira uyu mugore n'uyu mugabo, ubwo ndavuga uyu Gigi n'uyu mugabo wari waje kumusengera, nabo byabaye ngombwa ko agatotsi gasa nk'akabatwara, ariko kabatwara bigiza nkana, kubera ko umugabo wasinziriye mu ntebe n'umugore wasinziriye imvura iri kugwa, buriya ntago baba bahejeje, kubera ko buri umwe aba ari gutekereza ku wundi. Aho uyu mugore ashobora kuba yari ari gutekereza ati nindamuka nsinzire ngaheza iki kigabo kiraza kuza kuba cyangwa hejuru. Hanyuma umugabo nawe akavuga ati aka kavuri yaba kari gakomeje kugwa nkagira utuntu twanjye nikorera. Nibyo byaje kuza kuba byaba rero imvura irimo iragwa, hanyuma uyu mugabo agira gutya Sekibi iramutera, hanyuma ashaka kwegera wa mugore atangira kumukorakora, hanyuma umugore nawe mu gucika intege k'umubiri we atangira gukeka ko yaba ari umugabo we watashye, hanyuma agira gutya amaguru arayabumbura, umugabo agera aho ashaka hose. Hanyuma biza kurangira n'ubundi diru ibaye, ariko idiru diru itaraba imvura yaje kuba yahita. Hanyuma umukozi wari uryamanye n'abana aza gusohoka mu cyumba asanga rwahanye inkoyoyo mu ntebe aho bari barimo barasengera. Ibyo ngibyo byakomeje gusakuza, ndetse n'umugabo we aza gutaha arabimenya. Mu kubimenya rero yabwiye no mugore Gisela, amubwira ati n'umundi munsi sinzongere kubona abantu basenga cyangwa se abantu musengana bageze hano, kubera ko ibyo mbonye n'ubundi ndabona ko mutaba murimo murasenga. Ibi ngibi byaje kuza kuvamo intandaro rero yo kuba abangaba bombi batandukana, ariko mu kuba batandukana umugore ntago byigeze bimuviramo isomo, kubera ko n'ubundi yarakomeje. Mu gukomeza rero nibwo yaje guhura n'uyu mugabo Akimu, bahuriye kuri TikTok y'uwitwa Godfather, y'uyu mugore bita Finatunga. Iki ni ikigarasha cyangwa se inyangarwanda. Hanyuma uyu Pastor Akimu ahahurira n'uwitwa Gisela cyangwa se uyu Gigi, biza kuba ngombwa ko bajya inbox cyangwa se kuganirira inyuma hatari kuri live, bahana nimero batangira kuvugana. Ibyo byose twagiye tubikoraho ibiganiro bigiye bitandukanye, yewe n'amajwi yarasohotse, ariko aya majwi ngiye kukumvisha ntabwo wigeze uyumva, kubera ko uyu mugore we arivugira ko nta kintu na kimwe ahomba mu buzima
ubuzima bwe, kuko abo yagatinye haba mama we na papa we, abo ngabo yaje kuza kuba yabashyingura. Yewe uyu nguyu ngo nta n'umugabo agifite, kubera ko nubwo yatandukanye n'umugabo nawe arabizi ko umudayimoni wo gusambana yamaze kuza kuba yamwokama. Ndagira ngo wumva no majwi, hanyuma nitumara kuyumva ndagaruka n'ubundi nshyiraho agakeregeshwa kanjye, hanyuma tugana no ku musozo. Ndagira ngo ubanze wumve aya majwi y'uyu mugore bita Gigi wamamaye ku mbuga nkoranyambaga mu minsi ishize, aho yavugaga ko ngo yikinishije n'uwo bita Pastor Akim. Dore amajwi n'aya ngaya, amajwi n'aya ngaya. Urajya gusebya Gigi ngo mwarasaze ngo Gigi ngo yakiyahura, ngo Gigi ngo tujye kumuvuga ngo natose namaze. We watose ntacyo ufite, like munikome naramaze ibyo nakoze byose, so what? Mumbwire, nta babyeyi ngira narabashinguye, uwicaye n'abababaza imbere ye, like ikintu cyabashajije mugakora live ya Gigi mu gitondo saa 6 nimugoroba, mwasaze meze nk'imbwa zasaze. Reka muri gushaka kunshakiraho ubuntu bw'ubuhiti nabo ubucano bwabo bwari bwarazimye, ngo barashaka gushakira ubuki ngo kuri Gigi. Guys, jewe Gigi nta kintu momba, nta bakristo bari bunyima amaturo. Sase nta mukristo uri bunyima amaturo, si wanyadobuse ngo baranyurukana nkuko numvishije bamwe ngo babadobuse. Ariko icyo nababwira nuko uhishira umuroza akakumara ku rubyaro. Murabona ibintu muri gukomera amashyi gutya, uyu munsi arambura ubusa bene wanyu abaturanyi ibiki ukabikomera amashyi ukumva ni ibintu byiza ko yitwaje ririya zina, ejo azabikora umwana uzabyara. Mukwiriye kuzajya mumenya ko indangagaciro z'umuntu arizo zigomba gukora. Kandi reka mbabwire, ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Ibi bintu mugenda sinzi niba ari ubufaranga baba babahaye, sinzi niba ari ibiki, mukagenda mukajya gusebya abantu cyangwa mukicara mugakoma amashyi, mugafata ikintu cyitwa umwanda cyangwa ibintu like by'umwanda mukabishima, mukabibyinirira, mukumva ko ni ibintu byiza ngo mwashyira hariya ngo mukicara hasi mukaganira. Guys, reka mbabwire, uzabyinirira ibintu bibi uyu munsi biri kuba kuri nje, biri kuba ku muturanyi, biri kuba ku nshuti zawe, ukabiseka reka uri muragaragaza amenyo yose, wasetse urumva ari ibintu byiza byo guseka no kubyinirira. Ariko bizaba ku bana uzabyara, bibe ku bandi bantu b'umuryango wawe, nawe bikubabaza nk'uko byababaje abandi. So rero reka mbabwira, wihishura umuroza akakumara ku rubyaro. Njyewe hariya ibyo navuze narihitiraga, abantu mwaragiye muravuga murameneka mugira gute, abandi barayivugo abandi ngo kandi ko twamunaga kumara yibasenga ngo birango n'umukristo. Ubukristo babipumira hembese, mufite igipimo cyo kunyereka umukristo ninde? Ese niba abapasiteri mwita abapasiteri n'abashumba banyu bamo barakora biriya bari kwambura abantu gusa, ubundi umukristo we bizagenda bite? Kambabwire munikome, nicyo cyanzanye uyu munsi. Ndabagira ngo kwanza nimushaka muhere uyu munsi kuva mu gitondo kuzana mu bamuvuga Gigi ntacyo nakimwe mpomba, suri bunyurukane mu nzu. Ntago nkora akazi kawe ngo uranyurukana, nta kazi ka leta nkora ngo baranyurukana, nta mukirisitu ndi bwaka amaturo nkuko birirwa basabiriza ubuturo ku matelefone ngo kugira ngo byare mpaya, ngo kugira bigende gute mpaya. Njyewe njya ibyuya by'amaboko yanjye ibyo nakoreye, bitarimo bya bindi byampemuke ndamuke ngo uri kurya ubufaranga kugira ngo ujye gusebya umuntu cyangwa ugire gute. No. Njyewe njya ibyuya by'amaboko yanjye n'intoki. Urajya gusebya Gigi? Yego, mugira ngo mwabyumvise, ni ikiganiro kirekire, ariko ako niko gace nabashije kuba nabategurira kugira ngo dukomeze kugenda n'ubundi twiyungura cyangwa se twigaya aho biba ngombwa. Ntaragana ku musozo rero, munyemerere hano n'ubundi nenge uyu muntu bita Mama Bitangaza, aho yaje kuza kuba yakora igisa n'ishyano. Uyu nguyu nawe kandi ndamutse mugira inama ntabwo naba mubeshye, kubera ko aho arimo aragana cyangwa se ibiganiro ari gukomeza kugenda akora, uyu nguyu ashobora kuba ari gukomanga imiryango ya gereza, kubera ko iyo atangiye gukora ibiganiro cyangwa se content asa nk'umuntu wibanda ku gice kimwe, cyangwa se asa nk'umuntu ushaka kugarura ibintu by'ubwoko, ahangaha
ashobora kuba arimo arayikuririra, kandi ibyo arimo arayikuririra ashobora kuzabitegesha amaboko yombi, kubera ko niba atangiye kuvuga ngo abashi mu birinde, cyangwa se akomeza kugenda yitsa ku kintu bita abashi, agaragaza ko abashi bafite aho batandukaniye n'abandi banyarwanda basanzwe, ahangaha ashobora kuza kuba arimo aratandikira umurongo abanyarwanda cyangwa se igihugu twihaye cyo kuvuga ngo ndi umunyarwanda. Ibyo bindi byo kuvuga ngo ndi umushi ngo ndiki, ntago ibyo ngibyo muri uyu mwaka cyangwa se muri iki gihe ntabwo ibyo ngibyo bigikora. Ubwo inshuti ze za hafi cyangwa se n'abandi bashobora kuba bamugezaho ubutumwa bamubwire ko ibi ngibi ntago bishobora kuza kuba byamugwa amahoro nabikomeza gutya, ahubwo yari akwiye gukora ikindi kiganiro asaba imbabazi, kubera ko ikintu cyitwa umushi cyangwa se agakomeza kugenda akitsaho ntabwo ibi ngibi muri iki gihe bikora. Nahindure, ubwo nari mugiriye inama, nta kintu mvuze, ariko nibiba ngombwa ibi ngibi nzabivuga. Hanyuma rero ngira ngo wenda icyo nifuzaga kubagezaho ni icyo ngicyo. Ndagira ngo wongere wisuzume neza, urebe nimba warakanze kuri subscribe, ubwo urareba munsi no video, hanyuma ukande awanditse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu bindi biganiro nzajya nkomeza kugenda nkugezaho. Nge mwari muri kumwe n'ubundi ni Kizo nk'ibisanzwe, iyi ni Kizo Empire, ibiganiro byacu n'ubundi nakagaruka. Hasta la vista.